Nongeye kubasuhuza abakurikira Sobamu TV bifuriza amahoro y'Imana kandi nifuza kubabwira ngo Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ababorwa n'umwuka no bana b'Imana. Benambe katabanze dushime dusenge dushima Imana mu izina rya Yesu. Mana y'Iburahamu, Mana y'Isaka na Yakobo, nongeye gushima ku iki kiganiro, nongeye gushima ku bwantu bose bazagikurikirana. Umuntu wese uzagikurikirana uzamuha umugisha, umuntu wese uzagikurikirana uzamuha ubwenge. Na Salomo yarasabye asaba ubwenge. Urangije uramubwira ngo kuko asabye neza n'ibyo adasabye byose urayimuhaye. Ndagusaba rero umwami wanjye uzutuyobore mu kiganiro, tangira natwe sozanye natwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha rero. Tujye kumva ijambo ry'Imana kandi ndabifuza ngo rizabera impamba izabageza mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu irumva kandi Imana yacu irareba kandi Imana yacu irakora. Wowe wataye ibyiringiro, haracyari ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana nambwa muri Yubu ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Abantu benshi bataye ibyiringiro, abantu benshi bataye bitereye icyizere. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo haracyari ibyiringiro. Ndumva ashaka kwigisha ku byiringiro, kuko iyo umuntu ataye ibyiringiro aba ataye n'ubuzima. Impamvu abantu biyahura nuko babuze icyizere ku buzima bwabo. Impamvu abantu bajya mu muhanda bakabazama ibobo baba babuze icyizere ku buzima bwabo. Impamvu abantu bajya inda zijya mu muhanda zikajya gutega zataye icyizere ku buzima bwabo. Ariko Imana irambwiye kuri iki gicamunsi ngo haracyari icyizere mu izina rya Yesu. Yubatse haracyari icyizere cy'uko igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Mu buzima bwa haracyari icyizere. Wabuze akazi kwabona akazi, wowe wabuze umugabo kwabona umugabo, wabuze umugore kwabona umugore, wowe wabuze umwana kwabona umwana mu izina rya Yesu. Imana yamishira ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu umunsi ushaka kugira ngo tubiganireho mu izina rya Yesu. Kubw'ubuzima bw'iyi si, kubw'imibereho y'iyi si, abantu bataye icyizere. Muri minsi abantu barataka ubukene, muri minsi abantu barataka inzara, muri iyi minsi akazi karabuze. Ese ibyo byose bibaye ko tutabibaza kuba ko turi mu isi? Ndacyari kuri Yubu. Yubu yaravuze ngo wiyambura imyambaro arangije urugamba, ye kwirata nk'uwambara imyambaro agiye ku rugamba. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntabwo tuzabuza ibyo byose kubaho. Ese nimba biriho dukoze iki? Twitwaye dute? Mbere na mbere Imana igushyiremo icyizere mu izina rya Yesu. Nubwo akazi kabuze ariko ufite ukabona. Imana igushyiremo ibyiringiro mu izina rya Yesu. Nubwo hariho inzara ufite kurya. Muri Yesu byose birashoboka. Fata Bibiliya yawe urebe mu Kuva ibice 3 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Mu Kuva ibice 3 umurongo wa 7 n'uwa 8 Bibiliya iratubwira ngo Imana yumvise gutaka kw'abana bayo bari mu Egiputa. Uzi igihe Abayisiraheli bamaze mu Egiputa, uzi amarira n'agahinda bari bafite, uzi imyaka bari bamaze, ariko igihe cyarageze Imana irabibuka mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana mu Bwiza ibice 3 umurongo wa 1 ngo haracyari ibyiringiro ko igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka mu izina rya Yesu. Haracyari ibyiringiro.
umubwiriza ibice bitatu aravuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari yenda iki nicyo gihe cyawe, hari yenda aka niko kanya kawe, nayo Imana ikugirire neza. Imana irumva kandi irareba. Imana yumvise kwira kw'abantu bayo, Imana yumvise gutaka kw'abantu bayo, Imana yumvise agahinda k'abantu bayo. Mu by'ukuri abantu bafite agahinda, abantu bafite imibabaro, ariko hari Imana yatabara. Hamagara haruwa kumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara haruwa kumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Mwene data haruwa kumva. Ushaka kuba udafite imiryango yakumva, ushaka kuba udafite inshuti yakumva, ushaka kuba udafite umubyeyi wakumva, ushaka kuba umugabo atakumva, umugore ashobora kuba atakumva, abana be bashaka kuba batakumva, ariko hari Imana yakumva mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Abefeso ibice 3:20 ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza. Reka Imana yo mu ijuru igukwera ibyo wifuza ndetse no kurengaho. Abafilipi 4:19 ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yanjye izabamara ubukene. Hari Imana imara ubukene, hari Imana ikuraho igisuzuguro, hari Imana ikuraho ikimwaro. Ese wowe wumva ari wowe Imana itatabara wakoze ibyaha byinshi cyane? Ese wumva ari wowe Imana itatara ko utazi gusenga? Imana ireberera ababi n'abeza. Nkaswe wowe usenga, Imana yacu ishimwe cyane. Luka 18:1 ijambo ry'Imana rirambwira ngo musenga ubutaruhuka. Abantu barambiwe gusenga kuko ibigeragezo, abantu bararambiwe amasezerano, abantu barambiwe, ariko haracyari ibyiringiro. Ndashaka gusubiza ibyiringiro mu izina rya Yesu. Hari Imana itabara, hari Imana irengera. Yesu ati igihe cyageze ko nkwera uwantumye hakiri kumanywa, kuko bugiye kwira umuntu atakibasha kureba imbere, bugiye kwira utakibasha kureba imbere, bugiye kwira utazashaka kwera Imana, bugiye kwira utazashobora kuvuga ubutumwa, bugiye kwira. Mwabantu bugiye kwira. Igihe kirageze wowe usenga ngo usenge hakiri kumanywa. Igihe kirageze wo kwera Imana ngo uyikorere hakiri kumanywa. Yesu ati igihe kirageze ngo nkorere uwantumye hakiri kumanywa. Arangije aravuga ngo igihe kirageze kandi ngo abasenga by'ukuri basengere mu kwino mu mwuka. Reka mbabwire mwabantu mwe, ikihe ni iki ngo umuntu asenge abikuye ku mutima. Nusenga ubikuye ku bapasiteri urahiye, nusenga ubikuye mu itorero urahiye. Igihe kirageze ngo usenge Imana yawe uhamanya n'umutima wawe. Bibirangira ambwira ngo urusengero rwa mbere ni umutima. Ibiri hanze nubirebaho urahiye, ahubwo reba umutima wawe. Hamanya n'umutima wawe ko usenga Imana yo mu ijuru, hamanya n'umutima wawe gukora iby'Imana ishima, hamanya n'umutima wawe. Reka mbabwire mwabantu mwe, Yesu aravuze ngo bafite amaso ariko ntibareba, bafite amatwi ariko ntibumva, bafite inwa ariko ntibavuga. Niba udafite amatwi yo kumva, reba iyi si, urebe ibiyiriho, reba ibiberaho, nurangiza ushaka Imana yawe. Yesaya ngo mushake ubwami bw'Imana bishaka ko bubonwa. Ndagira ngo usubizemo ibyiringiro ko wasenga Imana ikagutabara. Ndagira ngo usubizemo ibyiringiro ko wasenga Imana ikaguha umugisha. Ndashaka ngo usubizemo ibyiringiro ko wasenga Imana ikaguha akazi. Yesaya 59 ngo erega amatwi yanjye ntiyapfanirwe kumva, ukuboko kwanjye ntabwo kwezerwa gukora imirimo n'ibitangaza, ngo ahubwo ibibi byayo byatumye ubwiza bw'Imana bubahunga. Haracyari ibyiringiro ko nawe wakizwa. Nurebera ku muntu ntuzigera ukizwa, nurebera ku nsenyo ntuzigera ukizwa. Iki nsengero cy'Imana itabara abantu. Insengero ziri guta abantu bava mu gusenga, bava ku Mana. Ariko menya ko urusengero rwa mbere ari umutima wawe. Rwanya Satani mu mutima wawe, rwanya abademoni mu mutima wawe. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Icyo nzi cyo Imana ije kurura abantu bayo, icyo nzi cyo Imana ije gutabara abantu bayo, icyo nzi cyo Imana ije kugira neza abantu bayo. Kambabwire mwabantu mwe,
ndi kumva abantu Imana igiye gutara kubw'imitima yabo ica bugufi, kubw'imitima yabo ifasha. Imana igiye kugufasha ko nawe ufasha, Imana igiye kugutabara ko nawe utabara, Imana igiye kukurengana ko nawe wanga abantu barengana, Imana igiye kukugereza ko nawe ugirira abantu neza. Icyo biba nicyo uzasarura. Yesu ati umuntu asohora imbuto arira, ariko agiye gusarura araseka. Reka nkubwire wa murokore we, usenga ubabara, ujya ku misozi ubabara, ujya mu nsengero ubabara, ariko Imana igiye kuguha umugisha nawe useke. Imana igiye kugutabara nawe useke. Imana igiye kujya neza nawe useke. Sinitaye ku bapasiteri baguhemukiye, sinitaye ku barokore baguhemukiye, niteye ku Mana ishobora byose, niteye ku Mana igira neza, niteye ku Mana irengera, niteye ku Mana itabara. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nongere nkibura abantu bibagiwe. Imana ikura abantu mu Egiputa arabanzira bawoninga, irababwira ngo ntimwe ngiye kubatabara. Hariya mu Kuva ibice 3 mu ngwa 8 ngo numvise gutaka kwanyu ngo ngiye kubakura mu Egiputa, ngo ariko ntimuzibagirweho nabakuye. Abantu bibagiwe aho yabakuye bari mu bushomeri, none babonye akazi baribagiwe. Abapasiteri bibagiwe bakira abakene, none babonye amamodoka, babonye amafaranga baribagiwe. Ntago wakeza abami babiri. Reka babwire mwabarokore mwe, ntabwo wakeza abami babiri. Hitamo ukorera Imana cyangwa se uhitemo ukwera izindi nzira, ariko ntabwo uzigera ukeza abami babiri. Ntibizashoboka. Imana yo mu ijuru igiye gutabara abantu bayo. Reka mbabwire mwabarokore mwe nanasoza, ibyo abapasiteri bakora, ibyo barokore bakora, ibyo apagani bakora, ibibera kuri iyi si ntabwo bizabuza Imana gutabara abantu bayo. Ntabwo bizabuza Imana gutabara wowe uyicira bugufi, ntabwo bizabuza Imana gutabara wowe uyisenga ubikuye ku mutima. Reka nkubwire ikintu gitangaje kuri iyi si. Iyo ugiye kwitegereza usanga nta muntu udasenga, usanga abantu bose basenga, ariko wareba ibikorwa byabo bikagukanga. Rero ushaka kumenya ngo ese usenga by'ukuri ninde, abantu muri kwibaza ngo ese idini y'ukuri ninde, genda usome Yesaya 58 uraza kumenya idini y'ukuri. Uraza kumenya Yesaya 58 umurongo wa mbere, uraza kumenya idini y'ukuri, umenye n'abasenga b'ukuri. Reka nkubwire, buri muntu wese mu ngeri usa akubwira ko asenga. Ari abajura barasenga, abasambanyi barasenga, abapfumu barasenga, abantu bose barasenga, ariko ikidutandukanya ni ibikorwa byacu. Umunyarwanda aciye umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku mubiri, gasesekara ku munwa, akari ku mutima gasesekara ku munwa. Nawe ibintu ukora, imitima, ibintu utekereza, ibintu biri mu mutwe wawe, ibintu biri ku mutima wawe. Imana usenga wowe ndeba, Imana usenga igaragara mu bikorwa ukora, igaragara mu myitwarire yawe, bigaragara mu mvugo yawe, bigaragara mu bikorwa byawe. Niba usenga Imana by'ukuri, bizagaragara mu bikorwa ukora, bizagaragara mu myitwarire, bitavuye ku mvugo. Nta muntu ugira akarimi keza kuruta umurozi. Abarozi no bagira akarimi keza ku isi yose, ariko agira akarimi keza ashaka kwica, ashaka kuroga. Ariko Imana yo mu ijuru ntizabura gutabara abantu bayo. Ndabashimiye rero inshuti za Soromu TV, turabakunda cyane kandi turabubaha. Uyu mwanya wose ufataho kudutega amatwi ukumva ijambo ry'Imana. Imana ntizabura kugutabara, Imana ntizabura kukurengera, Imana izabura kujya neza. Gusa ngiye gusengera abantu babuze ibyiringiro.
ubuze ibyiringiro kubera ko nta kazi, ubuze ibyiringiro kubera amadeni, abantu amadeni bamere nabi, ubuze ibyiringiro kubera ubukene, abana barashonje, ubuze ibyiringiro kubera abantu baguhemukiye b'abarokore kandi basenga. Ariko Imana yo mu ijuru igiye kugusubizamo ibyiringiro. Hari n'akandi Imana impishuriye. Hari abarokore Imana yahaye ubuhanuzi bwinshi, none ubu basigaye bumva bararambiwe ubuhanuzi. Imana none ije gukora. Umubwiriza 3:2 buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Imana yagize igihe cyo kuvuga, none bigiye gushyira no mu bikorwa mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ngiye gusengera umuntu wese uzumva iri jambo ry'Imana, izasubize kwifuza kwe, izasoza amasezerano ye yose mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Abafilipi 19, Imana yanjye izabamara ubukene mu izina rya Yesu. Mana ya Iburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, kandi Imana yacu, muri aka kanya ndagusheke ndaguhimbaje. Nsengeye umuntu wese uzumvira ijambo ryawe, yariremo umwuka wawe wera, yariremo imbaraga zawe. Umuntu uzaryumva wese uzasubize kwifuza kwe, uzabasubizemo ibyiringiro, kandi bafite amasezerano yaranze gusora azasore mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Najya ngo mbasane kano kantu gatoya ku bapasiteri basenga, kubahanura. Umuntu ashobora kwereka ibibazo byawe ariko nta bushobozi afite bwo kubisenya ngo biveho. Umuntu ashobora kuba aterekwa ibibazo byawe ariko agashobora gusenga Imana mu ijuru ikabikuraho. Imana yatanze impano zitandukanye. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.